umugani Imana iciriye Yona wateje umuraba mu nsengero. Bintu ni hatari. Mbese urumva ukwiriye kugenda udahanwe hama hamwe nawe ubanza ufateho ugenda ubizi ko ari wowe uteje inkubiri uretse kugenda ubanza ufateho. arajyaho uyu mugabo turavuga Yona ntabwo ari umugore n'ubundi ariko umva uko Uwiteka avuze. Umwami Uwiteka Nyiringabo avuze atya ati dore ngiye kugutera. Dore ngiye kugutera nguteze ubwoba buzaturuka mu bagukikije kandi muzirukanwa. Muzirukanwa umuntu wese aboneza inzira ye, aboneza inzira y'imbere ye, ntawe uzaboneka wo guhungura impunzi. Ntawe uzaboneka. Dore ngiye kugutera nguteze ubwoba, urumva, hoherereza abagukikije muzirukanwa. Mu yandi magambo babaye nk'impunzi. None Imana aho yaje ngo inabavuganire umva ibibaye ngo ntawe uzaboneka wo kubahungura. Ibi ni ibiki ko? Ni ibyo nyine. Ubu se barapfukama bihane. Aba bantu bo rero banteye ubwoba. Biyitaga abakozi b'Imana ariko bakorera iki? Menshi. Yesu umwami nkorera. Emi. Imana yahereye kera ivuga ibi bintu. Umukwamu. Uri kumva? Ivuga iti mbese twumvaga Imana no mu minsi yashize ibi bitaraba. Irazaga ikavuga iti nzanye inkoni, nzanye ikibando, nje gukora umukwabu mu nzu yanjye, nje gukora umukwabu mu nsengero, nje gukora umukwabu mu biyita abakozi banjye. Uri kubyumva? Itubwira umukwabu iti ndaje mfata inkoni nkubite mpereye ku muryango ngere ku ruhimbi ndaje. Dore hano kwivuza. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Yesu ashimwe. Amina. Turabasuhuje. Amen. Nanjye ndi umukunzi wanyu. Nitwa Nirere Marie Chantal. Mukunda kwita Ryange. Ryange. Ubwo rero maze igihe kitari gito ncecetse ariko bibaye ngombwa ko mvuga. Imana ibahe umugisha. Aha reka tumusengere tugaruke muri iki kiganiro twasenze. Data mubyeyi w'imbabazi kandi uri data bwite, twabonye isi itadukunda kuko nta kiduca ndetse n'abantu nuko, ariko wowe kubera ko turi abana bawe waturemye ukadushiraho ukaturera ukadukuza tukaba turi amahoro, uhabwe icubahiro kubw'uyu mwanya uduhaye. Nanone uhabwe icubahiro papa, urakoze kuko watubereye papa mwiza, uhabwe icubahiro. Uyu mwanya rero turi kwihumure kuri kamera turakoresha ibyuma by'ikoranabuhanga. Hari abantu badukurikira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubaha umugisha. Abarwayi bakize abari muri Canada nabo nuko bafite ibibazo nuko ubabe hafi, bafite imanza waburanire. Turasengera abari ku mugabane w'Uburayi badukurikira bafite ibyifuzo byinshi bagukeneyeho, hari byinshi bagushakaho ndetse hari byinshi wabakoreye, ariko ukomeze kubakorera n'ibindi kugira ngo barusheho gushima. Abari muri Aziya nabo niko tubasabira, niko tubasengera kugira ngo icyo kirere barimo ukeyure kugira ngo ubashe kumva ibyo basaba. Abari muri Australia nabo nuko benshi turabasengera, bari mu bihugu by'amahanga, bari hano muri Afurika by'umwihariko mu bihugu bigiye bitandukanye naho turi, nabo ubagiye neza. Abadukurikiye bari hano mu Rwanda nabo ubaha umugisha, ubagire neza. Umuntu wese ugiye kureba iki kiganiro umuha umugisha, mu butunzi bwe umuha umugisha, mu mirimo yakora umuha umugisha, mu muryango we umuha umugisha, mu izina rya Yesu Kristo.
uburwayi ubakize, abafite ibibazo bibakomereye ubabera Imana, ubabera umubyeyi, abafite imanza ubaburanire, ababuze urubyaro ubaha urubyaro. Data nyir'ibihe, tugiriye umwanya udasanzwe kugira ngo uyu mwanya twongere kuganira nawe. Ibyo unyujije muri uyu mubyeyi ntaba ari we, ahubwo ashobozwe na mwuka w'Imana uri muri we kugira ngo amuteguremo ibifitiye abandi umumaro, maze abashe kubitanga mu gihe nk'iki kigoranye. Isi iri guhura n'ibihe bikomeye byo kugorama. Benshi baragoreka ijambo ryawe, bandi baraza biyitirira izina, bakaza baryangiza barisiga umwanda, ariko ntibikwiriye, kubera ko ijambo ryawe ntabwo rihinduka, n'ubutumwa bwiza ntabwo bwangirizwa. Ahubwo Data ndakwinginze kugira ngo abakumenye bose bakone twamenye neza ko ari ubuntu bwawe, nta kindi kiduhagaritse. Naho ubundi twakabaye twishyura igiciro kinini kugira ngo tubeho, ariko ndabizi ko nubwo isi itadukunda ariko uradukunda, nubwo isi itatumenya ariko uratuzi. Umubyeyi ntaba ari we, ashobozwe nawe. Nanjye nk'umunyamakuru ugiye kumwakira muri iki kiganiro ntaba ari njye, ahubwo Data ndakwinginze kugira ngo umwuka w'Imana utuyobora muri iki kiganiro. Byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Hari hashize iminsi rero, haciye igihe tutakubona, wabagaye. Hashize iminsi myinshi mutambona ku Ihumure TV. Ubwo rero nabaga mu rugo ncecetse. Ubwo rero Imana yampaye amakuru numva nshaka kugeza ku Banyarwanda tukayasangira. Gusa nayobewe uko ndi bubyite. Ndumva ntashaka kwitwa umuhanuzi. Kubera iki kandi? Ndumva ntashaka kwitwa umuhanuzi kuko muri iyi minsi abahanuzi bari kwivangavanga. N'umuntu arakwita umuhanuzi ukumva wakwihisha. Kubera ibyo abahanuzi bari gukora. Kubera ibyo abahanuzi bari gukora. None ku itorero ryubatse ku ntumwa n'abahanuzi ni ikibazo. Ahubwo ni uko Imana indusha imbaraga, no kuza sinari kuza, ariko kuko indusha imbaraga navuze nti reka nihangane mpanura ubwa none. N'Abanyarwanda bambabarire, kuko ndabizi bafite ibikomere. Si n'Abanyarwanda gusa, n'ibihugu bidukikije bikurikirana amakuru yo mu Rwanda na za social media n'abahanuzi n'iki. Nahamya ko nabo bafite igikomere baterwa n'abiyita abahanuzi bari mu Rwanda. Mbese u Rwanda rukwiye gusurwa n'Imana, ikagira icyo ikora mu ntumwa n'abahanuzi. None rero ndabizi rwose pe muri iyi minsi kwitwa umuhanuzi uri kubona ari nk'icyaha cyasakira irego, kubera ibintu biri gukorwa mu bahanuzi cyangwa abiyita abahanuzi. None rero reka mbwira abankurikiye mumbabarire, yenda mpanura irya none, wenda sinzongere, ariko irya none mumbabarire muntege amatwi. Ubundi rwose pe jewe ntago ndwanira guhanura, reka mvuge yenda ibi byonyine, ubundi ngende nongere nicecekere, mwihangane mubikurikira, Imana irabaho umugisha. Karibu rero, ntago wari uherutse, ariko utugwaye ikaze rwose, isanzure uhanure, kuko n'ubundi ibi byose bimaze iminsi biba barabihanuye, nubwo babivangavanga ariko barabihanuye. So nkavuga rero uko byagenda kose, n'ubundi nawe hanura, Imana iguhaye umwanya rwose. Bihangane rwose mpanure, ninshaka mpanura ubu ngubu mbe ncecetse. Ndabizi bafite ibikomere Abanyarwanda ku kigendanye n'ubuhanuzi, kandi Imana yamye nabivuga. Iki ni igihe cy'Imana gisohoye kugira ngo yanike abiha kuyanika. Mana Data wa twese, nanjye nje imbere yawe, ntago nzanye isengesho rivuguruza ry'umukozi wawe Emi asenze, ahubwo nje kugusaba imbaraga ku magambo yawe ngiye kubwira abantu. Nta kintu ndi bubashe gukora cyatuma abantu bizera ko genda umuhanuzi, ariko wowe nujya mu mitima yabo urabasha kubiyizeza, kuko abantu bari gucangwa n'ubuhanuzi ndetse bacanganyikiwe. Ijambo ubuhanuzi ryagize ingaruka mbi ku byitwa amatorero. Ijambo ubuhanuzi riragenda
mbese rigira n'ingaruka mbi kuri sosiyete nyarwanda. Ijambo ubuhanuzi riteranyije abantu. Ijambo ubuhanuzi rishenya ingo nyinshi. Ijambo ubuhanuzi ryibye benshi ribatwara utwabo. Ijambo ubuhanuzi mana we dore bubihiye abantu. None rero uyite mbabarira kuko ntacyo nakora ngo bumve ko nanjye ndi umuhanuzi utari umuhanuzi nk'abo bose turi kumva. Nyemerera wicangurire wibwira abantu bawe. Ndagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Hembura umurimo wawe Mana, kuko iyi si dukuruye cyane. Abajyaga baririra itorero Satani yamaze kubagusha. Hembura umurimo wawe Mana, kuko iyi si dukuruye cyane. Abajyaga baririra itorero ryawe Satani yamaze kubagusha. Hembura abakozi bawe Mana, kuko iyi si bakuruye cyane. Abajyaga baririra itorero Satani yamaze kubagusha. Sawa, Imana ibaha umugisha abantu bankurikiye. Nubwo nababwiye ko numva ntashaka kwitwa umuhanuzi, ariko ku ngufu z'Imana nje guhanura. Navuga ko ari ingufu z'Imana, ari izanjye sinari no kuza. Tugiye rero kubaha ubutumwa. Ni ubutumwa nahawe ku itariki 10 z'ukwa munani 2024. Itariki 10 z'ukwa munani 2024. Titire y'amagambo iravuga ngo nyuma y'impaka zibereye mu rugo rw'umugabo hasoza ijambo rya nyir'urugo. Ndabisubiramo. Titire y'ubutumwa mbazaniye iravuga ngo nyuma y'impaka zibereye mu rugo rw'umugabo hasoza ijambo rya nyir'urugo. Niko ubutumwa umutwe wabwo niwo nabuhaye. Ndajya ngenda rero mbubabwira nk'uko bisanzwe. Muzi yuko Imana iyintumye inyoboresha Bibiliya. Muraza kujya mubukurikirira muri Bibiliya. Imana ibafashe. Reka dutangire. Ni makuru ki ubutumwa ubwo nabutangiye? Ni makuru ki ku ikingwa ry'insengero mu Rwanda? Ni makuru ki ku ikingwa ry'insengero mu Rwanda? Imana iti mu nsengero harimo Yona wishe amategeko y'urusengero. Abantu munkurikiye, bibaye byiza mwajya mufata agakaramu kugira ngo ubutumwa uko mbubaha ninasoza uze gukomeza ubyibwire. Ndasubiramo ubwo ubutumwa bwatangiye. Imana iti mu nsengero harimo Yona wishe amategeko y'urusengero. Kandi iti iyo umuraba uje mu nyanja mu bwato Yona bari umwe. Nizere ko abantu muri gukurikira munandika. Imana irongeye iravuze ngo iyo umuraba uje mu nyanja mumenye yuko Yona uri mu bwato aba ari umwe. Yahise bashyiriraho igitabo cy'umubwiriza
ibice 9 umurongo wa 18. Nihangane ndasoma iyi Bibiliya yo muri telefone kuko niyo ifite inyuguti nini. Bibiliya nayo ndayifite ariko mfite ikibazo cy'amaso, utunyuguti ni duto, iyo ndebye mpita nkura n'ikibazo cy'amaso. Mwihangane rero, ntago ari ubwirasi bw'uko nshaka gusoma muri telefone ngo mbereke ndako nyifite namwe murazifite, ndumva nta birenze. Turasoma mu gitabo cy'umubwiriza, tujye muri Bibiliya yera. Igitabo cy'umubwiriza ibice 9 umurongo wa 18. Umubwiriza 9 umurongo wa 18 ndahageze. Haranditse ngo umubwiriza ibice 9 umurongo wa 18. Dusome. Ubwenge buruta intwaro z'intambara, ariko umunyabyaha umwe arimbura ibyiza byinshi. Emireba hano ngo mu nsengero harimo iki? Mu nsengero harimo iki? Harimo Yona. Umfashe. Turi ku ijambo rya nyir'urugo nyuma y'impaka z'ibyabereye mu rugo. Turi ku ijambo noneho rya nyir'urugo niwe usoreza impaka zose. None hatangiye atubwira ngo mu nsengero harimo Yona, wisha amategeko y'urusengero. Ngo kandi iyo umuraba uje mu nyanja, Yona uri mu bwato aba ari umwe. Iduhereje umubwiriza rero 9 umurongo wa 18. Nawe aho uri wisomere urasanga ari uko handitse uko mbasomeye. Kangasubiremo wumve. Haranditse ngo ubwenge buruta intwaro z'intambara, ariko umunyabyaha umwe agira ate? Arimbura ibyiza byinshi. Reka twikomereze. Imana iyo yantumye ikoresha imigani. Umunyabyaha umwe, wumvise ko Imana ivuze ngo iyo umuraba uje mu nyanja Yona baba ari bangahe? Aba ari umwe. Bibiliya iratubwiye ngo umunyabyaha umwe yica iki? Ibyiza bingahe? Byinshi. Ubwo wasanga mbese umuntu umwe ari we watumye uyu muraba ugira ute? Uza mu nyanja. Reka twikomereze. Imana iti, dore amakosa ashinjwa Yona wateje umuraba mu nyanja, cyangwa amakosa ashinjwa Yona wateje umuraba mu nsengero. Murayasanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice 44 umurongo wa 5 kugeza ku 8. Imana iti, dore amakosa ashinjwa Yona wateje umuraba mu nsengero. Noneho tuvuye mu nyanja tugeze mu nsengero, kuko turi makuru ki ku ikingwa ry'insengero zo mu Rwanda. Ezekiyeli 44 twagiye twumva Uwiteka icyo avuga. Ndahanura ibi ninshaka nicare nicecekere. Ezekiyeli 44 ndahageze ku murongo wa 5 turageza ku wa 8. Haranditse ngo nuko Uwiteka arambwira ati, mwana w'umuntu, gira umwete urebesha amaso yawe kandi wumvisha amatwi yawe ibyo nkubwira byose byerekeye ku mategeko y'urusengero rw'Uwiteka yose no ku mateka yarwo yose, kandi umenye neza ahinjirwaho urusengero n'ahasohokerwa hose h'ubuturo bwera. Uzabwire ba bagome ari bo ab'inzu ya Isiraheli uti, uku niko Umwami Uwiteka avuze ngo, mwanzu ya Isiraheli mwe, mwab'inzu ya Isiraheli mwe, ibizira byanyu byose bigize gute? Birahagije.
ubwo mwazanye abanyabyaha batakebwe ubwo mwazanye abanyamahanga batakebwe mu mitima no ku mibiri mu buturo bwanjye bwera ngo babwanduze ari bwo nzu yanjye igihe mutanze umutima wanjye n'ibinure n'amaraso maze bakica isezerano ryanjye bakongera ibizira byanyu ibyo mwari mufite bakabyongera barabyongera kandi ntimwitondere umurimo w'ubuturo bwanjye bwera ahubwo mwabashyize mu kigwi cyanyu ngo bakore umurimo w'ubuturo bwanjye bwera. uku niko umwami Uwiteka avuze ngo nta munyamahanga utakebwe mu mutima, ariko ngira ngo ndarenze kandi dushaka kwihuta si twari kugeza ku wa 8 kugira ngo bitatutinze. Ndashaka ko umfasha guhanura. Amen. Umfasha guhanura. Amen. Kugira ngo tubamenyeshe kuko turi ku Imana iti dore amakosa ashinjwa Yona wateje umuraba mu nsengero ngo murayasanga muri Ezekiyeli 44:5 tugeze 8. Burya iyo ibintu bisomye wirukanka ntago abantu babyumva, bagira ngo uri gusoma ikinyamakuru. Ibyiza ni ukubitwara gake ugahanura bikeya ariko bigize gute bisobanutse. Ayo makosa tuyabasubiriremo. Nuko Uwiteka arambwira ati mwana w'umuntu ugira umwete urebesha amaso yawe kandi wumvisha amatwi yawe ibyo nkubwira byose byerekeye ku mategeko y'urusengero rw'Uwiteka yose no ku mateka yarwo yose, kandi umenye neza ahinjirirwaho urusengero n'ahasohokerwa ubuturo bwera. Uzabwire babagome, mwabagome mwe muntega amatwi. Uzabwire babagome aribo ab'inzu ya Isiraheli uti reka ahangaha mbe mpafashe. Mwiriwe neza. Isiraheli tutarajya kure kugira ngo abadukurikiye batagira ngo ni muri cya gihugu bajya ahangaha ntago ariho Imana ije kuvuga. Nimba naye matarazi Isiraheli icyo bisobanuye bambwirire ngo ni ubwoko bw'Imana. Ubwoko bw'Imana uyu munsi. Uyu munsi Isiraheli ya none ni iki? Ubwoko bw'Imana. Uzabwire babagome aribo ab'inzu ya Isiraheli. Ubwo ndikubwira abantu bitiriwe iki? Izina ry'Imana. Uzababwira uti uku niko umwami Uwiteka avuze ngo mwab'inzu ya Isiraheli mwe ibizira byanyu byose ibyo mwakoze bigize gute? Birahagije, nta ruvugiro mufite. Umurongo wa 7 ubwo mwazanye abanyamahanga batakebwe mu mitima no ku mibiri mu buturo bwanjye bwera ngo babwanduze aribwo nzu yanjye igihe mutanze umutima wanjye n'ibinure n'amaraso maze bakica isezerano ryanjye bakongera ibizira byanyu byose. Umva, mwabonaga ibizira mufite bidahagije kugira ngo mwitabaze n'abandi banyabizira n'abanyamahanga baze babafashe. Murakomeza mu byumve kuko iraza gusoza mwasobanukiwe. Umurongo wa 8 kandi ntimwitondere umurimo w'ubuturo bwanjye bwera ahubwo mwabashyize mu kigwi cyanyu. Reba hano reka biyambuye inshingano bitabaza abanyamahanga ngo babe aribo bakemura ibibazo by'amatorero. Bintu ni hatari, bintu ni hatari. Mugiye kumva aho mwaguye. Ubwo mwazanye abanyamahanga batakebwe mu mitima no ku mibiri mu buturo bwanjye bwera ngo babwanduze aribwo nzu yanjye, igihe mutanze umutima wanjye n'ibinure n'amaraso maze bakica isezerano ryanjye bakongera ibizira byanyu byose. Uzi ko ngeze aha nkagira ngo ni babatinganyi baherutse kuza mu Rwanda. Reka dukomeze. Umurongo wa 8 kandi ntimwitondere umurimo w'ubuturo bwanjye bwera
ahubwo mwabashyize mu kigwi cyanyu ayiwe data we ni ukuza bakigira bakabahereza gahunda ngo babe aribo bayobora amateraniro ngo bakore umurimo ayiwe nta ruvugiro mufite mwaba inzu y'abagome mwe ahubwo mwabashyize mu kigwi cyanyu ngo bakore umurimo w'ubuturo bwanjye bwera nta soni none mwe murabaza ngo murazira iki nawe uri imana wazifunga nawe uri imana wazifunga reka dukomeze ubahangira ngo murabyumvise mwihangane impanuro rya none yenda sinzongere kugaruka reka dukomeze twigendere imana iti kuba zifunze ntacyo biyibwiye kuko intumwa iri kuzifunga ari iyayo ndabisubiramo imana yarambwiye ngo mbwire abantu ngo izo nsengero ziri kubasakurisha no kubavugisha induru kuba zifunze ngo ntacyo biyibwiye kuko ngo intumwa yazifunze ngo niyo Uwiteka aha yahise ambwira ngo muzasome muri Hoseya 8:1 mugeze 3 ihangane impanuro rya none ntahe Hoseya twagiye Hoseya ngira ngo turanahageze Hoseya Hoseya ibice ni 8 umurongo wa mbere tugeze 2-3 shyira impanda mu kanwa azaza nk'igisiga gwira urusengero rw'Uwiteka mpaye nta nubwo ari ku kabari ayiwa data we katwumve shyira impanda mu kanwa azaza nk'igisiga gwira urusengero rw'Uwiteka kuko abishe isezerano ryanjye bakica n'amategeko yanjye bazantakira bati mana yacu twebwe Abisiraheli turakuzi Isiraheli yarataye ibyiza nawe umwanzi azamuhiga mwiriwe Isiraheli yagize yataye ibyiza umwanzi agomba kugira gute kumuhiga Isiraheli twabonye ko ari itorero ry'Imana abitiriwe izina ry'Imana uyu munsi ubwoko bw'Imana aka kanya umwanzi wa Isiraheli bambwirire ngo ni ingufuri ni ingufuri bambwirire ngo ni iki ingufuri ndabisubira umenya batumvise Hoseya 8:1 tugeze 3 shyira impanda mu kanwa azaza nk'igisiga gwira urusengero ndagasubiramo Hoseya 8:1 tugeze 3 shyira impanda mu kanwa azaza nk'igisiga gwira urusengero rwande rw'Uwiteka ese ubundi karizo Uwiteka muraburana muri kuburana ibiki nyirise bambwire ngo nyirisengero niwe wazifunze nyirisengero niwe wafunze none turebe uwo muri buburane shyira impanda mu kanwa azaza nk'igisiga gwira urusengero utubari dusigare amabara asigare umva banyakubahwa Abanyarwanda mutubabarire abantu murimo mukurikirana makuru y'insengero mukingo tubari nimudukoreho mureka abantu bafata icyo kunywa kuko utubari nta kibazo dufitanye n'Imana reka utwo tubari mutwihorere nimukoreho dore ngibi umva shyira impanda mu kanwa azaza nk'igisiga gwira iki urusengero rw'Uwiteka ni n'urw'Uwiteka ntabwo ari urwa shitani shyira impanda mu kanwa kawe azaza nk'igisiga ahangahemi bihangane impanuro ibya none kuko yambwiye ngo nimbivuge ntabwo uri mu byumva ndabyumva ngo shyira impanda mu kanwa ka ubu ninjye uri kubwirwa watumwe ntihagire untera amabuye mumbabarire mwihangane ndahanura irya none nitahire kuko ubu singishaka kwitwa umuhanuzi mumbabarire shyira impanda mu kanwa azaza nk'igisiga gwira urusengero rw'Uwiteka kubera iki basobanurire kuko bishe isezerano ryanjye kuko bishe isezerano ry'Uwiteka bakica n'amategeko ye icyitonderwa bazantakira bati
bati Mana yacu twebwe turakuzi ayinya gani mutake nimutake ngo bazagira gute ngo bazayitakira bavuye bati Mana yacu twe ko tukuzi natwe tubigendeyemo. noneho umurongo wa 3 haravuze ngo Isiraheli nta jambo ugifite. Isiraheli yataye ibyiza yagize atemi yataye ibyiza nimureke umwanza muhige nawe umwanza aramuhiga. Isiraheli yataye ibyiza none umwanza agize ate ari kumuhiga. Reka twikomereze turi ku butumwa ariko mwibuke ko titire y'amagambo ivuga ngo nyuma y'impaka zagiriwe mu rugo rw'umugabo. Ijambo risoza ni irya nyir'urugo. Bihangane nimva ahangaha ibintu by'impaka ku ikingwa ry'insengero nibashaka babihagarike. Ubu nyir'urugo nawe yaje kuko urusengero rwakinze insengero ziri gukingwa n'izande n'iz'Uwiteka. None aka kanya atangiye kugaragaza ko abiri inyuma. Ubwo se urumva hari ukujurira ku gihari? Nta kugihari. Reka dukomeze turacyari ku butumwa. Imana iti uwo wazifunze si uko ari uzanze nijye wamutumye ngira ngo ampanire abapfapfa. Murabisanga mu gitabo cy'umubwiriza 9 umurongo wa 1 kugeza 2 turasimba dusome no 17 ndabasubiramo. Imana iti uwo wazifunze si uko yazanze nijye wamutumye ngo ampanire abapfapfa. Umubwiriza 9 umurongo wa 1 tugeze 2. Buri Imana iraza kutubwira n'uwazifunze. Ntago iri buvuga ibice, iraza gusobanura ibintu byose. Nta kuntu yabirimo ibwira abantu ngo hari uwazifunze nize no kubasobanurira uwo ari we. Gitabo cy'umubwiriza ngira ngo ndahageze naho reka dusome. Witeka Imana ari inyuma y'ijambo rye. Inyuma y'ijambo rye rwose umurongo wa 1 tugeze 2 umubwiriza 9 haravuga ngo ibyo byose nabitekereje mu mutima wanjye kugira ngo mbigenzure yuko abakiranutsi n'abanyabwenge bari mu maboko y'Imana n'imirimo yabo ari urukundo cyangwa urwango umuntu ntacyo azi. Muri ibyo byose biri imbere yabo byose kuri bose bibageraho kumwe. Amaherezo y'abakiranutsi amaherezo y'abakiranutsi n'ay'abakiranirwa namwe ay'umwiza uboneye n'ay'uwanduye ay'utamba ibitambo n'ay'utabitamba. Uko umwiza amera niko n'umunyabyaha ameze. Urahira ameze nk'utinya kurahira. Avuga ngo bose bari mu bushake bw'Uwiteka. Bose bari mu bushake bwe kabisa. Bose bamwe. Uwiteka se ko ari guha se kugezaho ugwa bukanyica kejo bundi hari umuntu herutse kurahira. Uwiteka ari kurahirana. Ejo bundi hari umuntu herutse kurahira ariko Imana imbabarire simuvugeho kubera impamvu z'akazi ke. Ariko nawe ngari mu bushake bw'Uwiteka. Icyo Imana idashaka ntago yagikoresha imbaraga ze. Oya. Aya magambo menya batayumvise. Reka nongere nyasome. Ibyo byose turi mu mubwiriza 9 twahereye ku murongo wa 1 wa 2 n'uwa 2. Haravuze ngo ibyo byose nabitekereje mu mutima wanjye kugira ngo mbigenzure yuko abakiranutsi n'abanyabwenge turi kumwe. Abakiranutsi n'iki n'abanyabwenge. Ariko wabanje ukambwirira abantu ati buriya n'umuntu wazifunze ashobora kuba ari kubarurirwa mu banyabwenge. Yego n'ubundi iz'abakiranutsi zigize gute zirafunze. Uwazifunze ni umuki ni umunyabwenge. Reka twikomereze. Ibyo byose nabitekereje mu mutima wanjye kugira ngo mbigenzure yuko abakiranutsi n'abanyabwenge bose bari he mu maboko y'Imana n'imirimo yabo. Yeba data we oya
oya wambwirire Emi uti ibyo bakora byose bibareba yego mu yandi magambo iki ndashaka ko bakora yababangamira turi kumwe baba abanyabwenge baba abakiranutsi n'abanyabwenge bari mu maboko y'Imana n'imirimo ya ari urukundo cyangwa urwango umuntu ntacyo azi muri ibyo byose biri imbere yabo byose kuri bose rero sasa ariko mana ndagushimiye ko utarobanuye ku butoni iyo ukinga izacu iz'abandi zigasigara wari kuba uduteye ishyari ayiwe data we byose kuri bose Emi bambwirire ngo uwice imbeba ntababarira ihaka reka ahera ku murongo byose kuri bose bigira gute bibageraho kumwe amaherezo y'abakiranutsi n'ay'abakiranirwa namwe waba wari urufite rwitwa ko rurimo abakiranutsi ntirugomba gusigara waba wari uturanye n'urwukeka ko bari abapagani nabo murajyana byose kuri bose bibageraho kumwe amaherezo y'abakiranutsi n'ay'abakiranirwa namwe ay'umwiza ubonesha n'ay'uwanduye namwe mujyane sasa rero aha tugeze ay'utamba ibitambo n'ay'utabitambo uko umwiza amera n'umunyabyaha ameze uko umwiza amera niko n'umunyabyaha ameze sasa rero urahira ameze nk'utinya kugira gute kurahira noneho hano hari amagambo make ngiye gusoma iki ni ikibi cyo muri byose bikorerwa munsi y'ijuru yuko amaherezo ya byose ari amwe kandi imitima y'abantu yuzuye ibibi ndetse mu mitima yabo bakiriho harimo ibisazi reka nkubwire ayiwe data we harimo iki nawe urabibonye emireba hano hari umuntu wahoze atubwira ejo bundi oya ninjye yabwiraga ati akanya ukashobotse ni kubera iki se atese ati wumvise ibyabaye ntireka dati wumvise amakuru si ntiwoya ati mva ati ubu ngubu abahanuzi ntabwo tuzongera kubumva ni kubera iki se ati twamaze gusobanukirwa ashaka ko turi gukurikira abasazi ubwo aho yari yagakuye niwe uhazi nta bindi nongeyeho ni impamvu z'umutekano noneho reka dusubiremo kugira ngo mwumve iki kintu iki ni ikibi cyo muri byose bikorerwa munsi y'ijuru yuko amaherezo ya byose ari amwe kandi imitima y'abantu yuzuyemo ibibi ndetse mu mitima yabo bakiriho harimo ibisazi ariko iherezo bazakurikira abapfuye babasange aho bagiye mwiriweme mwiriwe Yesu ashimwe amina mu kanya rero turi hirya ya kamera hari akantu nakubajije numva nawe uransubije navuze nese mbona rebaga ibintu washyize muri mashini mbonamo ngo abitwa ngo ba Efuremu ngo bafite ubukwe ngo n'abasheri babo ngo ba Garase mbonamo nabo ngo abo bakoranaga batereye inda mu byumba nabonaga ubifite muri mashini ndimo nirebera ndakubaza nese niba uri Efuremu na Garase bazakora ubukwera ugiye kunsubiza urambwira tese koko wakaba umunyabwenge buke washyingiranya abasazi niko wansubije ati washyingira abasazi nari kubaje ndetse niko numvise byari byahanuwe ngo igikwe kiraje ntindamenya buzaba ryari uransubije ati ubwo ninde washyingira abasazi ariko buriya babonye undi musazi nkabo yabashyingira ariko ntago yabashyingirira mu murenge cyangwa mu rusengero ruzwi yabajyana nka Nyiranshura cyangwa Kanyarira cyangwa Kinyamakara
reka ni ukuri niko bimeze. Bishobora no kuba ariko bikabera ahantu hagize gute hatazwi. N'ubundi bya bisazi byabo bigashyingirwa n'undi musazi mugenzi w'abasazi. Nuko ubwo rero hano ijambo rihise ribitwereka ngo tukiri mu isi muri twe harimo ibisazi. Ubu aka kanya n'umuntu wanyita umusazi njye sinajurira kuko n'ijambo riri kubigaragaza. Tukiri mu isi ngo muri twe harimo ibisazi. Imana iteye ubwoba. Mwihangane rero nubwo nanjye mu basazi mbarurirwamo ariko mwihangane nsara uyu munsi honyine ntago nzongera gusara vuba. Muri iyi minsi ndaba ncecetse reka nsarire irya none. Ubwo rero wumvise ko Imana ikomeje kuvugana n'abantu bayo. Hari umurongo nshaka gusoma wa 17 naringiye ntawusomye muri iki gice. Uyu murongo uravuga ngo Imana rwose ishyigikira abantu ubu butumwa iburarikira bo kubwumva. Ndumva nshaka ko babwumva kugira ngo batagumya kugira igishyika. Ijambo rero twari dusize umwuka agahita nsubiza inyuma ni hariya mu mubwiriza 9 nayo babwiye ko ari umurongo wa mbere kugeza 2 tugasimbuka tugasoma wa 17 twari naringiye ntawusomye umwuka ahita nsubiza inyuma ngo mbiciyeho. Haranditse ngo ubwenge buruta intwaro z'intambara ariko umunyabyaha umwe iri twarisomye muri hangana ariko ntacyo reka ubwo nyine tubyihorere. Ni rya rindi ngo ubwenge buruta intwaro z'intambara ntago twarisomye. Ntago twarisomye. Ni amagambo y'umunyabwenge avugirwa ahiherereye ariko iyo umuntu agiye guhanura akorera Imana Satani nawe ahatera agatebe. Uzi ko n'ubundi ubu naringiye guhita mbicaho ngo nikomereze mvuga ntese wa mwuka nanjye aramvangiye. None maramfashije ati wigira ubwoba ntago twarisomye iryo rya 17. Haravuga ngo amagambo y'umunyabwenge avugirwa ahiherereye aruta urusaku rw'umutware utwaye abapfapfa. Sha nawe ntaho yaba aradafashe ibyemezo. Imana rwagigira. Imana ishaka afata ibyemezo. Aya magambo urayumvise? Ngo iki? Yemwe bantu mufite urusaku mubaririza ngo ninde wazifunze ngo ibi bintu ngo umwami ngo umutware ntiyaba nabizi. Umva dore uko Uwiteka avuze. Uwiteka aravuze mu mubwiriza 9 umurongo wa 17 ngo amagambo y'umunyabwenge avugirwa hiherereye aruta urusaku rw'umutware utwara abapfapfa. Kandi Imana ngo yamutegetse kuzikinga kugira ngo ayihanire iki abapfapfa. None se umutware yarahemutse? Ahubwo yashize mu bikorwa yari kuba akoze ikosa iyo akomeza kuyobora abapfapfa adafata ibyemezo. Umutware turamusuhuje uri mu kazi kose. Umutware turamusuhuje tunamuhaye felicitation y'intsinzi. Kandi rwose pe yubahwe kuko ari mu kazi kose. Haleluya. Amen. Ari mu kazi kose. Iri jambo rinteye ubwoba ngo ijambo ry'umunyabwenge rivugiwe ahiherereye ryaba riruta umupfapfa. Nani ryaba riruta umutware uyoboye iki abapfapfa. Uyu mutware udakurikirana abapfapfa mbese byaba birutwa nuko Imana yamwigiza ikagira ite ikahatereka undi. Ariko umutware wacu yubaho mvugira ngo ari mu kazi kose. Ari mu kazi kweri. Se ko mbona wari wuzuye umwuka wera. Nge ndumva ndi gufashwa n'icecekeye. Mu yandi magambo uyu mutware aramutse atwara cyangwa aramutse uyu mwami ayoboye ariko yabona ibintu by'ubupfapfa
byugarije igihugu agatera agateba akicara agaceceka imana yamugaya aka kanya yubahwe kuko ari mu kazi kose imana iguha umugisha mutware turagushuhuje amen reka twikomereze amen imana iteye ubwoba twagiye imana iti dore intashyo z'abakuru b'insengero ntahe nka data nta rusengero ufite tera agatebe ufate intashyo nimba ufite urusengero tugeze ku bafite insengero rero ndarenganwa abandi katurebe imana iti dore intashyo z'abakuru b'insengero Yeremiya 44:29 imana bahaye intashyo abo ni abakuru b'insengero abakuru b'insengero tugiye kumva intashyo zabo barabeshengero Yeremiya ni abayoboye amashengero ariko mwibuke ko twibereye mu gihugu cy'u Rwanda n'ahadukikije n'ubwo imana hose izagenda ihanyura bose biyereka buri mwe ukwe ariko aka kanya turi ku mwihariko w'u Rwanda Yeremiya 44:29 dusome twumve intashyo z'abakuru b'ishengero 29 haravuga ngo kandi Uwiteka aravuga ngo ikizababera ikimenyetso nuko nzabahanira hano kugira ngo mumenye yuko amagambo yanjye azahama akabasohozaho ikibi amen umva intashyo z'abayoboye ishengero muhawe intashyo umva intashyo z'abakuru b'amatorero umva intashyo z'abahagarariye amadini imana yari ibarwaje ibarwaye ibi ni ibiki uyu murongo wa 29 Yeremiya 44:29 ngo ni intashyo z'abakuru b'amatorero cyangwa abahagarariye amadini cyangwa abahagarariye amasengero inshengero niko abarundi bavuga ngo ni ishengero intashyo zabo dusanze zivuga ngo kandi Uwiteka aravuze ngo ikizababera ikimenyetso nuko nzabahanira hano kugira ngo mumenye yuko amagambo yanjye azahama akabasohozaho ikibi mwakire neza intashyo z'Imana bayoboye amashengero bavugire ngo dushimiye Imana rwose izo ni intashyo z'abayoboye iki amashengero umva ibikoreye kera yari ibarwaje ibarwaye Yesu we reka dukomeze twumva ubutumwa tukiva ku ntashyo z'abahagarariye amadini n'amatorero Imana iti dore ikibi kiraje kubiyita abakozi b'Imana bakoreraga menshi bakirata ko ari Imana yabasubije Yeremiya 49:4 tugeze wa 5 tukihareba reka nongere nsome titi riravuga ngo Imana iti dore ikibi kiraje kubiyita abakozi b'Imana bakoreraga menshi iri jambo ryanteye ubwoba emi bakoreraga menshi ikibi kiraje kubiyita abakozi b'Imana bakoreraga menshi amagize ikibazo nuko bari abakozi b'Imana ariko bakoreraga ki menshi urabyumva nawe ni amafaranga katwumve Imana iti dore ikibi kiraje kubiyitaga abakozi banjye bakoreraga menshi bakirata ku bandi ngo ni Imana yabasubije Yeremiya 49:4 tugeze 5 ihangane wenda sari ry'uyu munsi sinzongera vuba twumve Imana ivuga Yeremiya bakoreraga menshi sisi bayizaye Yeremiya Izayi sinshaka kumuvuga yego ko nyagasano uziko nawe
ushira isoni wa muhungu avutamfungisha reka da reka Izayi ntawe umuvugaho arakomeye afite imbaraga afata imyanzuro unamuvuzeho ngo uri guhanura wakwibona habi ugahita uceceka kuko ni ikirengarenga. Yeremiya 49:4 turageza 5 haranditse ngo ni iki gituma wirata imibande yawe n'umubande wawe urumbuka wa bwoko wa mukobwa reka mbisome neza. Ni iki gituma wirata imibande yawe n'umubande wawe urumbuka wa mukobwa usubira inyuma we? Yiringiraga ubutunzi bwe ati ninde uzantera? Umwami w'iteka nyiringabo aravuze ati dore ngiye kugutera. Ayiwe data we babe bari hafi aho. Ayiwe data we bari bazi ko bagafashe. Ngiye kugutera nguteze ubwoba buturuka mu bagukikije. Mumbwirire ngo leta yaje. Ngiye kugutera nguteze ubwoba buturuka mu bagukikije kandi muzirukanwa. Bazagira bate? Reka baracyariyo. Ubwo se ninde wabirukana? Waba wariyubakiye urusengero koko tubwizanye ukuri. Waratanze yawe ukubaka ukihamagarira ibishoro. Burya abakristo ni ibishoro. Ukihamagarira ibishoro, business ukayipanga neza, ukirukanwa ukavamo. Aya magambo ndayasoma nsubiremo nka gatatu. Ngo ni ubutumwa bw'abantu biyitaga abakozi b'Imana ariko bakorera menshi. Uri kubyumva? None dore hano uyu muntu ihise imubwira amagambo anteye ubwoba. Uyu muntu wiyita umukozi w'Imana kandi akorera menshi, mu yandi magambo baha nta kibaye umukozi w'Imana kandi akorera menshi. Dusome wumve ubishyikire. 4:9 tugeze. Ni iki gituma wirata imibande yawe n'umubande wawe ugira ute urumbuka wa mukobwa w'umusubiranyuma we? Wiringiraga ubutunzi bwawe. Yiringiraga ubutunzi bwe akavuga ati ninde uzantera? Ni ikibazo, niko hari akabazo. Yiringiraga ubutunzi bwe akavuga ati ninde uzantera? Uwa gatanu umva uko Uwiteka avuze. Umwami w'iteka nyiringabo avuze atya ati dore ngiye kugutera. Dore ngiye kugutera nguteze ubwoba buzaturuka mu bagukikije. Ongera ubabwire ngo ni leta yateye mari. Leta kwere. Kandi muzirukanwa. Muzirukanwa. Umuntu wese aboneza inzira ye. Aboneza inzira y'imbere ye. Ntawe uzaboneka wo guhungura impunzi. Ntawe uzaboneka. Dore ngiye kugutera nguteze ubwoba. Urumva? Hoherereza abagukikije. Muzirukanwa. Mu yandi magambo babaye nk'impunzi. None Imana aho yaje ngo inabavuganire umva ibibaye ngo ntawe uzaboneka wo kubahungura. Ibi ni ibiki koko? Ni ibyo nyine. Ubu se barapfukama bihane? Ndabizi. Aba bantu bo rero banteye ubwoba. Biyitaga abakozi b'Imana ariko bakorera iki?
menshi vewiti Yesu umwami nkorera bitwaga abakozi b'Imana bakorera menshi. Ndagira nte umwami w'Uwiteka Nyiringabo aravuze ati dore ngiye kugutera nguteze ubwoba, muzirukanwa. Mwiriwe neza. ese barirukanwe cyangwa barakigundirije? Ngo bavugaga ngo yiringiraga ubutunzi bwe, akavuga ngo ninde uzantera. None Uwiteka aravuze ati genda guteye, kandi nguteje ubwoba nta nubwo buturutse kure, naho aho hafi aho bagukikije, ahagukikije. Uri kubona ko rwose pe abantu bari gukinga insengero turanaturanye, turanaturanye, ibipangu biba birebana, bamwe dukorana no mu biro. Nguteje abagize gute? Abagukikije muzirukanwa, mwabyemera mutabyemera. Murahari cyangwa mwarirukanwe? Ngani munsubize muri comment. Murahari cyangwa mwarirukanwe? Ndi kubwira abantu ngo biyitaga abakozi b'Imana ariko bakorera menshi. Dore bateje ubwoba kandi yohereje ababakikije ngo bagire gute? Babirukane. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turakomeje ntiturasoza, turakomeje. Imana iracyavuga. Imana iti dore umugani kuri Yona wishe amategeko y'insengero agatuma umuraba uza mu nsengero. Ndabisubiramo. Imana iti dore umugani nshiriye Yona wishe amategeko y'urusengero agatuma umuraba uza mu nsengero. Uwo mugani wa Yona murawusanga muri Yeremiya 49 umurongo wa mbere tugeze 12. 49. Ijambo ry'Uwiteka se ngewe ubundi uko Imana intuma nuko ibigenza bazajya bihangana. Nsome Yeremiya 49 ni umurongo wa 9 kugeza 12. 49 umurongo wa 9 tugeze 12 ngo ni umugani Imana igiye gucira Yona wishe amategeko y'urusengero agatuma umuraba uza mu nsengero ndetse zikazigenderamo ari nyinshi. Umva uwo mugani yewe Yona, aho wicaye tera agatebe Imana igucira umugani. Aranicaye ubwenge aya nampereye ku 8 kandi ari uguhera ku 9. Umugani w'abandi naringiye kuwuca nabi. Umva uko Imana icira umugani Yona wishe amategeko y'insengero kugira ngo umuraba urinde kuza. Abasaruzi b'imizabibu baje iwawe ntibasiga ibyo guhumbwa. Ibisambo bya nijoro ntibyakwiba bikageza ubwo byihaza. Ariko nasahuye Esawu, nahishuye aho yahishaga, kandi ntazabasha kwihisha. Urubyaro rwe rwararimbutse na bene se n'abaturanyi be, nawe kandi ntakiriho, nawe ntahari. Siga imfubyi zawe nzazirera, n'abapfakazi bawe banyizere, kuko Uwiteka avuze ati dore abatari abo kunywera kuri icyo gikombe ni ukuri bazakinyweraho. Mbese harya ni wowe wagenda udahanwe? Hamwe ubanza ufate kubihana. Mbese harya umva Yona we, ni wowe wagenda udahanwe? Urabanza ufateho. Ntuzagenda udahanwe, ahubwo uzabanza ukinywereho. Ni ukuri.
umugani Imana iciriye Yona wateje akaga, wateje umuraba mu nsengero. Ibintu ni hatari. Mbese urumva ukwiriye kugenda udahanwe, hama hamwe nawe ubanza ufateho, ugenda ubizi ko ari wowe uteje inkubiri mu gihugu, uretse kugenda ubanza ufateho. arajyaho uyu mugabo ra, turavuga Yona, ntabwo ari umugore n'ubundi, ariko wateje umuraba mu nsengero. Ariko icyampaye amagambo Imana iciyemo umugani, umunyarwanda wese unkurikiye akayasobanukirwa, ni nayo mpamvu ngiye kuyasubiramo. Yeremiya 49 umurongo wa 9 kugeza 12. Noneho ngiye kujya nsoma nshyiraho komenti ngufi cyane kugira ngo n'injiji zigire gute zibyumve. Umva umugani uciriwe Yona wateje umuraba mu nsengero. Imana iguciriye umugani ihereye muri Yeremiya 49 umurongo wa 9 tugeze 12. Haravuga ngo abasaruzi b'inzabibu baje iwawe ntibasiga ibyo guhumbwa. Reba hano, ese ibintu bari kubyumva? Oya mumbwirire ngo Rwanda Revenue yateyemo, kamubwire abasaruzi baje. Rwanda Revenue yaje, abasaruzi baje muhame hamwe, muhame hamwe, abasaruzi baje. Uretse ngusubiriremo Yona we, abasaruzi b'inzabibu baje iwawe. Nawe uza kwisomera ni Yeremiya 49 umurongo wa 9. Abasaruzi b'inzabibu baje iwawe ntibasiga ibyo guhumbwa. arabaza. Reba hano, icyo kibazo nubwo kibajijwe dushobora guhita dutanga igisubizo. Ngiye kukubaza unsubize. Nka Rwanda Revenue iteyemo mu nsengero, ubwo ni za zindi zigize amahirwe kuba zisigaye zirokotse. Ariko nabigihano ngo ntago yagenda adahanwe. Wabyumvise? Ntago yagenda adahanwe ngarebe. Zimwe zirokotse. Abasaruzi b'inzabibu ko baje ntihari busigara ibyo guhumbwa. Ngareba hano nka Rwanda Revenue iteyemo mu nsengero. Urugero bakajya Rwanda Revenue ifata 70%, abandi bagasigarana 30%. Uwabahumbye ninde? Ni Rwanda Revenue. nibo bari guhumba, dore umugani. Abasaruzi ko baje murajya. Noneho ikintu giteye ubwo ngo ubutunzi bwe yarabuhishuye, ngo kandi nta hantu ari bubuhishe. yaramaze kubuhishura akabwerekana. Ayo watata we, murabihisha he ko muri kumwe? Murayahisha he? Abasaruzi bateyemo murayahisha he? Mwamenyeye kurya menshi. Imana yabatanze, Imana yabatanze, kandi ni mwebwe mwishe amategeko y'urusengero. uzana akaga, Nimwe mwishe amategeko. Ariko se niwabyumvise ngo biyambuye inshingano barazitanga. kazi abanyamahanga batatuge. Urumva nibo bitanze. Iri jambo Imana ifashe baryumve umusaruzi ateyemo ntiyabasigira ibyo guhumba. Yewe Yona we, ntabwo wagenda udahanwe, urabanza ufate kuri iki gikombe, urabanza ufate. Yesu we, biteye ubwoba. Abasaruzi b'inzabibu baje iwawe ntibasiga ibyo guhumbwa. Aka kantu kanteye ubwoba. Noneho uyu murongo wa 10 ukavuga ngo ariko nasahuye Esawu nahishuye aho yahishaga.
uri kumva kandi ntazabasha kwihisha bimbwirire ngo ndagira ngo ubimvugire ibyo nshaka kuvuga umfashe guhanura niko nakubwiye urabona hano ariko nasahuye Esahu nahishuye aho yahishaga kandi ntazabasha kwihisha bambwirire ngo ntimuzayahisha kandi ari ku makonti reka ntabwo mwayahisha ari ku makonti babasha kuyahisha oya yaragaragaye twarayamenye mwarabimenye reka rero nkubwire twajyaga twumva ngo leta irasoresha ngo Rwanda Revenue irasoresha mu maduka no mu dusoko gukusanya imisoro n'amahoro ariko bari bataramenya ahantu amafaranga ari abatsinditse none Uwiteka yarahahishuye mu gihe umuyazana kuko mwagomeye Imana Rwanda Revenue igiye kuyazana rero none dore abasaruzi baraje ngo mwebwe musigarane ibyo guhumba Chantal mumbabarire nsari by'uyu munsi gusa rwose ndagiye nongere niyicarire nago nzongera n'ubundi insenyo nitwe twazubatse rwose pe tujye dusorera gusora ahubwo se uraza kubyumva gusora biremewe 100% gusora biremewe reka twikomereze murakatira kwibatanze reka tugende ubwo aho ndahavuye abasaruzi bamenye ko ari bande ongera ubibutse ngo ni Rwanda Revenue Authority baraje noneho abazasigarana ibyo guhumba ni bande vuga ngo ni ba nyir'insengero ba nyiramadini noneho leta igomba gutwara menshi kuko iri ni itegeko ry'Imana noneho rije turi ku butumwa bufite titiri ivuga ngo nyuma y'impaka zabereye mu rugo rw'umugabo nyir'urugo niwe usoza izo mpaka niwe ufata ijambo nyuma ubu yaje rero reka twikomereze nihuse ngeze ahavuga ngo Imana iti dore kamarampaka Imana iti dore kamarampaka dore kamarampaka kuwafunze umuryango w'insengero mu Rwanda sasa aka kantu kangasobanure neza Imana iti dore kamarampaka kuwafunze umuryango w'insengero mu Rwanda cyangwa imiryango y'insengero mu Rwanda ni umwami nyir'igihugu wazifunze ari imbere y'uwamutumye ari mbivuze nabi Imana iti dore kamarampaka kuwafunze umuryango cyangwa imiryango y'insengero mu Rwanda babandi mwabaririzaga ngo biturutse ngo ninde wabikoze Yesu umwami arabizi reka dore Uwiteka uko avuze ni umwami nyir'igihugu wazifunze kandi azifunga ari imbere y'uwamutumye murabisanga muri Ezekiyeli ibice 44 murongo wa mbere mugeze kabiri Ezekiyeli 44 murongo wa mbere turageza kabiri niho kamarampaka nyayo y'uwafunze izo nsengero iherereye Ezekiyeli ngaha 44 naho ndahageze umurongo wa mbere umurongo wa mbere tugeze kabiri haranditse ngo maze angarura mu nzira y'irembo ry'ubuturo bwera riri inyuma ryerekeye iburasirazuba ariko ryari ryugariwe nuko Uwiteka arambwira ati iri rembo rihore ryugariye ntirikugururwe kandi ntihakagire umuntu urinyuramo kuko Uwiteka Imana ya Isiraheli yarinyuzemo nicyo gituma rihora ryugariye umurongo wa 3 umwami niwe uzahaca afungure bitubabwira ngo mwumvise uzafungura uzafungura wari we
mwigira sha ibi ni ibiki koko ndasubiramo iri jambo nuko ubwo ndi ku murongo wa 2 nuko Uwiteka arambwira ati irembo rihore ryugariye ntirikugururwe kandi ntihakagire umuntu urinyuramo kuko Uwiteka Imana ya Isiraheli niwe wahanyuze. Noneho sasa umwami niwe uzahicara afungure imbere kandi ari imbere y'Uwiteka. Iri jambo bamfashe kuryumva ku murongo wa 2. Umwami niwe uzicara azicara ubundi atekereze izagirira ikigonge zigira gute zifunguke izo avuze atoya oya ubwo ni hoya. Uri kumva umwami niwe uzicara afungure ari imbere y'Uwiteka. Emireba hano to imbere yandi Uwiteka kubera iki ari uzafungura ngo nuko kubera iki ari umwami. Umwami yubahwe cyane kuko urabona ko n'Imana igize ite imwemera. Birabujijwe gutera umwami amabuye ku kigendanye n'ifungwa ry'insengero. Birabujijwe kwinuba. Birabujijwe kuvuga ngo leta ngo yaradufungiye ngiyi ni leta y'igitugu. Iki gitugu nimba ari igitugu cyaturutse ku Uwiteka. Aha hantu niba byumvise nimba ari igitugu cyaturutse ku Uwiteka ntago ari igitugu gikinze insengero. Imana irabasobanuye dore ko rubanda rugira ngo iki irabejeje pe. Umwami niwe wazifunze kandi zazashaka gufungura. Icyambere yazifunze ari imbere y'Uwiteka kuko twabonye ko byose ngo twese ari abakomeye n'aboroheje abanyabwenge n'abaswa ari abarahira n'abatarahira ngo bose bari mu biganza byande by'Uwiteka. Aka kanya kamarampaka rero umwami nyir'igihugu niwe wafunze isengero niko Imana ivuze. Amen. Kandi azifunga ari imbere y'Uwiteka no gufungura azazifungura ari uko Imana igize iti imuhaye uburenganzira. Ibyo mwabyumvise. Reka twikomereze ndenda no gusoza. Ezekiel 3:9 7 tugeze 8 twihuse dusome muri Ezekiel 39 umurongo wa 7 tugeze 8 ndahageze. Haranditse ngo izina ryanjye ryera nzarimenyekanisha mu bwoko bwa Isiraheli. Ariko wiriwe neza bambwirire ngo hakinze isengero ariko urusengero rw'Uwiteka ni umutima w'umuntu rurafunguye. Erega Imana izatwiyereka ntago izatureka. Kuba zikinze ntibivuga ko Imana iduterera. Izina ryanjye turi ku murongo wa 7 Ezekiel 3:9 izina ryanjye nzarimenyekanisha mu bwoko bwa Isiraheli kandi ntabwo nzareka izina ryanjye ngo bongere kurikerensa ukundi, maze amahanga azamenya yuko ndi Uwiteka uwera wa Isiraheli. Amen. Dore biraje tugeze ku murongo wa 7. Dore biraje kandi birasohora. Uyu ni wa munsi najyaga mvuga. Ni ku mwami Uwiteka avuga. Mwiriwe neza. Emi Preza Imana yahereye kera ivuga ibi bintu. Umukwabu uri kumva ivuga iti mbese twumvaga Imana no mu minsi yashize ibi bitaraba yarazaga ikavuga iti nzanye inkoni nzanye ikibando nje gukora umukwabu mu nzu yanjye, nje gukora umukwabu mu nsengero, nje gukora umukwabu mu biyita abakozi banjye. Uri kubyumva? Itubwira umukwabu iti ndaje mfata inkoni nkubite mpereye ku muryango ngere ku ruhimbi ndaje. Dore hano kwivuze dore biraje. Reba hanemi batazajya bagira ngo ndabihimbye. Dore biraje kandi biranasohora. Uyu ni wa munsi reba babwire. Uyu ni babwiremi. Uyu ni wa munsi yagira gite
navugaga uri kubibona uyu ni wa munsi navugaga niko umwami w'Uwiteka avuze ese ibyo yavuze arimo arabisohoza cyangwa arabiretse wa munsi wageze turi ubu ndi kugera ku musozo ubu butumwa ngenda mbuha ingingo ntoya kugira ngo abantu bajye babukurikira baburangize bitagoranye ntago mba mbusoje neza ariko mpita nshyiraho n'igice cya kabiri ubu butumwa rero Uwiteka yampaye ubonye ko abusoresheje Ezekiyeli 39 umurongo wa 10 umurongo wa 7 n'uwa 8 asoje ababwira ngo nubwo bimeze gutyo nubwo insengero zifunze ariko 7 haravuze ngo izina ryanjye ryera nzarimenyekanisha mu bwoko bwanjye nubwo zifunze abazashaka Imana bazagira gute bazayibona kuba zifunze ntacyo bitwaye Imana mukuru rusakwa aho ngaho kuko nubundi bizira byanyu aho byari biyigeze harahagije mukuru rusakwa aho ngaho abo kubona Imana bazagira gute bazayibona ubundi ku musozi izina ryanjye ryera nzarimenyekanisha mu bwoko bwanjye bwa Isiraheli kandi ntabwo nzareka izina ryanjye ngo bongere kurikerensa maze amahanga azamenya yuko ndi Uwiteka uwera wa Isiraheli dore kandi birasohoye uyu ni wa munsi najyaga mbabwira Imana ishimwe amina amen iki gice ndagisoje ariko si ibi gusa inyuma hasigaye ibindi Emi bintu ni hatari bintu birakaze musabira umugisha Emi ngiye gusoza nsabira umugisha Emi Mana data wa twese uri umukozi w'umuhanga uri intwari mu ntambara uri Imana yumva gusenga ugasohoza gukiranuka kwawe uri Elishadari uri Jehova Shalom uri bendera nziza uri amahoro yanjye ngushimiye ko uhagarariye iri jambo sinsoje ndasubitse kuko nzashyiraho n'igice cya kabiri ubwo rero Mana ushyigikira abantu bumvise ubu butumwa ubahe kubwitaho mu kwanariza ubuhari mu kwanariza ugenda ubafashe ubasobanurira ijambo ryawe aho dushyigikira udutera inkunga kandi bugere henshi hashoboka iyi cano y'Ihumure TV kubwira ijambo uyongerera abakiriya iri jambo barikurikira ari benshi ndagushimiye ko ibyo byumvise kandi iri jambo uritware neza mu mitima y'Abanyarwanda kugira ngo batagira ngo hari uruhande nabogamiyemo ugende ubibwire bamenye gutandukanya umuhanuzi w'Uwiteka n'uwihuruje bityo nibamara kubitandukanya baramenya ko iri jambo ari iryawe ndagushimiye kubikora mu izina rya Yesu amen noneho reka ntange nomero ya telefone hari abantu bamaze iminsi bamamagara kambwira ati nomero zawe kugira ngo nzibone byambijije ibyuya hari inama cyangwa igitekerezo ushaka kumbaza nomero ni 078 782 16 78 Tigo ni 0728 373 243 Imana ibaha umugisha amen Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.